mumurerana n'uwo mwari mwashakaga gutunga nabivuze baranseka umva uri kubimbwira nta uri kubinshinja nkaho nari mbizi bijya kuba nari impari si we wagiraga umuhungu wawe inama cyangwa yavuze yuko nubundi Elisa we uba turi kumwe yavuze ko mama we muntu wamucyangara cyose ngo yarakemeraga urabivuze rero bivuze ngo yamuzanira umukobwa aramubwira ngo ngaho muteri ndakwavu byumvikane kubwo nyine amakuru nyine ya Elisa y'uwo mukobwa muri kuvuga ntanazi ntaranabona ari nge wamugiriye inama ubwo se umukobwa ntazi ntaranabona tuvuye kwigiza nkana beze nka vandratere buri ushobora kuyicomeka hatabayeho kuyizima umunsi wakwira kandi utanga umuyaga sibyo ubuse wowe wagize none ndebe impamvu bikoze nuko sibyo rata we ntagaba bayafite abana betse nta kibazo sibyo wacometse none nabuze umwana turi kuganira ndi no kumubaza ariko maje ntansubiza urumva bitagoyera umuntu wabuze umwana akaba yicaye impande ya kamera atajya no gutabaza polisi byibura ngo ibiri aho ngaho ugize gute ukabureba yimere ibyaba yisize yigize uruhe ngo yabuze umwana yamuburiye ibyanjye urabona umuntu yarabuze umwana gusa tukora uwo mwana ngiye cyo babanshakaho nukubabyarira umurundi kazi none byararangiye baramubabyariye baramunyibye sibyo atarimo iborozi ubundi ni gute umugore yahukana nyirabukwe w'umugore akirwa uriya muhungu wawe uri gukurura wagira ngo bari mu gihe kumwirwanga ngo urimo uramugira inama none agirwa inama kujya kwicurira ntago abishoboye nta mugabo ugira kujya gucyura niba ucyura wowe umugabo wo gucyura agirwa inama nande wamubyaye akamwikana akamubyara koko uje gucyura ubuse wowe wabyaye ntabwo uzamugira inama uzamureka ndamugira inama mwaka kubimenyesa ngo mu butahe niba ufite umugore mwateye inda umva se kuki mwumva mwabona impande zuba nimba nahari uyu muntu kuganira nawe uzabyara uko wabyaye kwa Elisa nawe uzagenda ubyare n'ahandi uzabyara si ibintu byo umuntu nagira kizima bambwira sibyo sinza ngo nje kuganira nawe yego nese uko yaje avuga ngo aje gushakisha umwana babyiyi nakubajije ngo umeze nk'umuntu wishimye wizeye aho umwana wawe ari iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalinga mingi wana Manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye Manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye yes kanizere ko umeze neza cyane udukurikirana umunsi ku munsi nizere ko bashobora subscribe kuri Manzi na Innocent televiziyo ibagezeho ibiganiro bigiye bitandukanye kugira ngo tubashe kubana ku biganiro byacu byari umuntu kumbwira ko udakora subscribe niko kabi igiti cy'ibisanzwe ubageze biganiro bitandukanye Manzi na Innocent kwisonga kugira ngo tubagezeho ibiganiro bicukumbuye by'umwimerere nawe twebwe tubeshya tubigisha ukuri kuri kuzuye ukuri kudasendereye mama Elisa meze bimeze neza mutakanyamuneza umwana yabonetse ntagaraboneka ariko biri mu nzi hanyuma Claudine gifashe bite gifashe nawe weho kano kanya amakuru agezweho na yahe ntaye makuru ufite amakuru ufite no kwa Elisa agomba kunshakira umwana akamunzanira ifashe mikoro nabi amakuru ufite nuko mama Elisa agomba kunshakira umwana akamunzanira mama Elisa wivuga iki nse ngenda mushaka muzane Haribere nigeze mwonsa ku buryo ari njye umufitiye impuhwe cyane kurusha nyina wamubyaye ahubwo nyina wamubyaye ntamushaka mama make nta mumufitiye ndazimufitiye ntabwo nanazimugirira cyane mu rwego rw'umwana n'umubyeyi niwe uzifite cyane niho kagombye kuba babaye kundusha ako bikose Claudine nawe arababaye ntabwo kubabara byane hanyuma se we uwamufata agafata Elisa akamushimuta ntabwo ari ukuvuga ko baba bamwibye nk'uko bantwariye umwana bamwibye we yanezerwa
ubuse yaba yicaye hano wamubwira ngo nicare hano agakunda se gahunda ihari rero nubwo yambwira ngo ari gushaka umwana ntabwo ari kumushaka kuko amushaka nk'umuntu wamubuze aramushaka yigiza nkana agomba kunshakira umwana bitabaye kunshakira umwana ntabwo ikirehe amategeko yo yakwanga kuhagera naho ikirehe ni mu Rwanda kandi no mu gihugu ku buryo bampa umwana kandi umwana ntaruzuza imyaka 7 ngo arabangora mutwara yego njyewe ubu bitewe n'ukuntu baje barwana nta wundi narega uretse cyangwa nta wundi nashinja icyo cyaha uretse na Elisa mama Elisa urabivuga iki ariko sereka maze mbwira tuvugishije ukuri afite igihamya afite ikimenyetso cyemeza ko uwo mwana mufite nimba mufite igihamya ndagifite aha igihamya mfite niki sibyo uremera ko navuye iwawe munyirukana mufite umugore mugomba kwinjiza mu rugo kandi mukamubyaza mushaka ko umwana wanjye aza mukamurera mumurerana n'uwo mwari mwashakaga gutunga nabivuze baranseka umva uri kubimbwira ntawe uri kubinshinja nkaho nari mbizi bijya kuba nari impari si we wagiraga umuhungu wawe inama cyangwa ko yavuze yuko n'ubundi Elisa we uba turi kumwe yavuze ko mama we muntu wamugira cyose ngo yarakemera urabivuze ubwo rero bivuze ngo yamuzanira umukobwa aramubwira ngo ngaho muteri ndagwabo byumvikane ko ubwo nyine amakuru nyine ya Elisa y'uwo mukobwa muri kuvuga ntanazi ntaranabona ari nge wamugiriye inama ubwo se umukobwa ntazi ntaranabona tuvuye kwigiza nkana abantu babeshya ngo barakuze bona muntu babavuga kuko bakuze bakunzi badukurikiye mufite nimero zanjye mungira inama mu by'ukuri niba araho nkosheje mu nkosore ubuze umwana bikurikije n'ukuntu ba mama Elisa baje ejo bundi na Elisa wakurikirana ndi mungira inama igikurikiye ko ngiye kwibariza mama Elisa hari umuntu ushobora gukurikirana akavuyo nkako kavuyo nagavuyo wimbwira ngo nagavuyo rero reka nkwibariza ubaka kanya ntawe mbaza wowe ndabaza wowe n'abakunzi badukurikiye mama Elisa yaje tubarinde yarajeje kunzu sibyo Elisa sigara inyuma mama Elisa arinjira none bari baje ku mahoro cyangwa bari baje kurwana ese ko bamaze kuza nkabakingurira tukaganirira hanze ko yumvise umwanzuro utamunyuze abayobozi yagiye kuzana yarabazanye cyangwa yaraje ararwana none se niba ushingira cyuko naje wowe abayobozi nisubiriza ngewe icyo nshaka nuko unsubiza kubwira ntabwo umbwira ngewe icyo nshaka nuko unsubiza abayobozi ko wese wose ugiye kubazana sibyo Elisa twarashakanye igihe twamaranye n'igihe kirekire cy'umugabo n'umugore sibyo niba yarananiwe kwihanganira umwaka n'amezi 6 nanimaze imyaka 5 yayihanganira ubundi ibya Elisa ngo byo kugihanganira cyangwa ibiki kuko numva ibintu mubaza utabasha kubinsubiza ikibazo nagaruka navuye mu rugo ko numva umwana mfite ajya kungana n'uwo umva Elisa yatari kumva iki navuye mu rugo uwo musara ateye icyo mubwira ngewe ndi kubibariza nibyo nkubaza ntabwo tujye tuvugisha ukuri umva hari igihe umuntu ari mu makosa wimbaza hari igihe umuntu ari mu makosa sibyo kugira ngo ugende naramubwiye bikamubera ikibazo ubuse wansubiza yewe narakwemereye ngo ibyo byose uri kuvuga ntawe ugufashe mu maboko ngo ntagatuma ngo ntagushaka kugera aho bigeze ngiye naramubwiye ngo nagende akora ubukwe nimba bishaka yajya hehe se sinigeze mubuze rero mama Elisa ikibazo cye yacometse umbabarije n'abakundi badukurikiye iyo acometse aba ameze nka vandarateri buriya ushobora kuyicomeka hatabayeho kuyizima umunsi wakwira kandi utanga umuyaga sibyo ese wowe wagize none impamvu mbikoze nuko mbabaye sibyo rata we ntabwo ababaye afite abana be nta kibazo sibyo wacometse none nabuze umwana turi kuganira ndi no kumubaza ariko maje ntansubize urumva bitagoye umuntu wabuze umwana akaba yicaye impande ya kamera atajya no gutabaza polisi byibura ngo ibiraho ngaho ugize gute ukabureba yimere aba yisize yigize uruhe ngo yabuze umwana yamuburiye ibyanjye urabona umuntu yarabuze umwana kubera yuko namaze kumenyera ko narushye ndi iw'abandi ntabwo ndi iwacu sibyo ndi mu Rwanda kandi uri umunyarwanda ndi umurundikazi
none se ko waje urwana ukajya kuzana ubuyobozi njye nagiye kuzana ubuyobozi nyine kuki utabuzana none se ndabuzana kandi hadushije amakare uri iwanyu aho yabara hariho hose iki ni igihugu gitabara yakagombye kuba yarahuruje yatubarikire ngewe ari Kigali amakuru Ikirehe ahafite umugabo ahafite n'abana ubundi se kamaze mwibariza ubundi ikibazo afite Kigali wowe ikibazo mfite nuko nabuze umwana kandi nkabuze none se niba namubuze genda utangitangaza nyine tangitangaza bamugushaka none se wobeshejwe iki hangaha uri hano uhamarika umva rwose ntabwo wabuze ikihambesheje n'icyo ukiza none se gitanga umutima wanjye ntacyo natanga none se uje kwicara urabona kwanyije twe tuvugisha ukuri sibyo yabuze umwana ari kuvuga ko atababaye kuko ntago yabuze umwana ntago nababara kurusha nyina w'umwana nicyo nashatse kuvuga urushije nyina w'umwana imbabazi abashaka kumuha none se nyine uri kurusha imbabazi umwana ugomba kumushakisha nyine mushakisha none se kumubaza kuko niwe wamutwaye uramubaza sinamujyanye rero aho namujyanye uzi namukize genda umutore rero si ibintu byoroshye buriya genda umutore rwose umuntu aratera nawe akita umuntu araterwa nawe akitera sibyo igihari n'iki mama wa Elisa yarahuye n'ibibazo by'uko ngiye gushaka sibyo yagombaga kwihangana kuko umuhungu yari yamaze kubyara nge ntawe nari nabyarana nawe sibyo agatuza umwana wanjye niba ari moboro niba yaramumurikiye abazimu ku buryo wirirwa mwirukaho ntago mbizi uwo mwana yamuhaye amahoro none se uko wamujyanye agiye ntabasha guteka ntavoma ntakoropa ahubwo icyo ndi gushingiraho ndashingira no kukuragira inka bamuteye inda uwo mwana ngiye cyo baranshakaho nukubabyarira umurundi kazi none byararangiye baramubabyariye baramunyibye sibyo atarimo iborozi ubundi ni gute umugore yahukana nyirabukwe w'umugore akirwa uriya muhungu wawe uri gukurura wagira ngo bari mu gihe kumwirukana ngo urimo bamugira inama none agirwa inama kujya kwicurira ntago abishoboye nta mugabo ugira kujya gucyura niba ucyura wowe umugabo wo gucyura agirwa inama nande wamubyaye akamwikana akamubyara koko uje gucyura ubusa aho wabyaye ntabwo uzamugira inama uzamureka ndamugira inama mwamutwaye se nzamukura he icyo dushaka kumenya kushingiraho ikintu ushingiraho uvuga ngo babyariye umurundi kazi mugende mu mukorera cyane na mwiza byo rwose biranagaragara sibyo icyo dushaka kumenya ni iki ngiki ariko abarundi niba muri gushingira ukuntu munyiraho reka maze mubwire ndimo boro kabisa ubundi ikintu dushaka no kumenya kwanza ni mariage ngo urashaka kuyikora wayikoza umuntu wakubona urashaka kubimenya se ngo mu butahe niba ufite umugore mwateye inda umva kuki mwumva mwabona nimba nahari uyu muntu kuganira nawe uzabyara uko wabyaye kwa Elisa nawe uzagenda ubyare n'ahandi uzabyara si ibintu byo umuntu ntagira kizima bambwira sibyo sinzangonje kuganira nawe yego nese uko yaje avuga ngo aje gushakisha umwana ko ndi kumushakisha nka nyina waramushakisha nk'iki ni aramushakisha nese ni muri nyina njye naga ari umwuzukuru wanjye ni umwuzukuru wawe si ubwo uza kurwana aha nanjye wari uzi ko uzamwonsa ufite amashereka iyo umara kunyica buriya ko wari umukubana iyo kuvuga ko abanyamakuru batahaba n'abantu bahuruye nyine kuri kuvuga ko yabuze uri kumwonsa ufite icyo uri kumuha wowe nigeze wamutwaye ahubwo wowe kubera ujije amashereka ahantu ari neza gatajya mubujije amashereka kuko yabonaga amashereka ari kumugwana uko ufite n'akanyamuneza neza akeneye kujya kumuha we kuba umwana we yarabuze ahubwo ndabona binakunejeje impamvu binejeje nuko uje kunyishima hejuru nibyo wumva ko binejeje kuko uje kunyishima ubu ari kuvuga atahe nushaka upfe umwana naramubonye hari ikindi se ubundi ahubwo unejeje nuko uzi ko ari mu maboko y'umuryango nicyo mbona kikunejeje fayina ari umwana wanjye baramuzi uri kumva nejejwe no kuba umwana ari mu maboko y'ababyeyi ukuntu abigaragaza isura ukuntu ayigaragaza ahubwo ntabwo nzongera kujya kubaza ngo ndaregande umuntu ubabaye ntabwo nzajya kubaza ngo ndaregande urakubwiye ngo wowe uranezerewe kuko tugufitiye umwana unezerewe no kuba umwana ari mu maboko y'ababyeyi ahubwo unejejwe hari rero ni mu nderere igihe muzashakira ko umwana muzamuna isura y'umurereshe ubundi isura y'umuntu wabuze mukasi isura y'umuntu wabuze umuntu ntabwo bimeze gutya ntabwo bimeze gutya mama Elisa urashidikanya neza urabihamya neza udashidikanya ko uriya muntu bivuga yuko yatewe inda na Elisa yego ntabwo muzi neza namubwirwa n'iki ntabwo mukundira uyu mumama uyu nguyu ugari kumuvuga nk'ubizi bishoboke kuba wenda umuntu ari bazi uyu mumama usanga ni umunyamitwe sibyo ukuntu ari umunyamitwe ari umuntu ufite gahunda ifata
yaza akambwira ati se Claudine ko watwaye umwana nk'umukazana mukuru kuko ndumva afite abakazana babiri uyu mwana wamumaye akajya kurirwa mu bandi bana n'ubundi igihe agezemo ko arya akanywa ukajya kwishakira ibyo bintu ntabwo nari bumwangira ariko kuza kunyiba umwana akaba ageze bwambwira ngo impamvu wishimye nuko uzi ko umwana ari mu maboko y'ababyeyi nakubajije ngo umeze nk'umuntu wishimye wizeye aho umwana wawe ari ntabwo isura yawe igaragaza ko ari u Rwanda ntabwo isura yawe igaragaza ko buri muntu wese aho umwana wawe ari rero nanjye umuntu wabuze umwana kundenganura kwa umwana wawe ntabwo umuntu wabuze umwana niba umugabo mu mwaka ashatse umugore akaba mubyaje rimwe mu myaka 5 azaba amaze kubyaza abagore 6 oya nashaka ababyaze 7 nuko icyo kintu ntabwo umwaka urashitse niba amaze amezi umwaka n'amezi akameze mu myaka nakamaza nakasike bibaye binahari ntabyo nzi no mu myaka 8 nashaka ababyaye 10 icyo nzi cyo nuko ntabyo ariko biravuga yuko n'umundi Elisa yavuze ati njyewe ibyo nakoraga byose nabiterwaga mu nkunga na mama rero ibyo yakoraga byose byo gushaka se nuvuga ngo mugiraga inama ibyo byose yakoraga niba mugiraga inama ko yivugiye n'umunwa wiwe ntabwo nabeshya yego ibyo binabivuze turi kumwe arambwira ati mbabarira mama niwe wangiraga inama njyewe niteguye kumubabarira ariko ukuntu bapanze kuzana mama we bakaba bambwiye ko bafite undi mugore ntabwo nzajya kubana n'undi mugore mu nzu njyewe ndabizi ko ndi umunyamahane pe ariko ntabwo najya kubana n'undi mugore mu nzu byagorana nanjye nari nabakuriye agahukunzira mbabwira ngo nimba ari ubukwe nagenda bukore ntabwo nari nigeze mu ariko ko bababajwe n'ubukwe cyane kuko bababazwa n'umuntu yateye inda njyewe ibyo bintu ko yaranaguteye inda biranejeje impamvu binejeje ntabwo atambabaza nuko ntamuzi mfite uburyo bwo kurera umwana wanjye nuko ntamuzi n'uwo nawe ufite uburyo bwo kurera umwana we ahubwo ese utarabashije kumpa n'igihumbi mu mwaka n'amezi 6 uzajya umuhera uwo mugore igikoma cyangwa wazashirika ubute icyo gihumba kimwe ajya gura ifu y'igikoma uwanyera ku uwo mugore nkamubaza ngo yenda mu mezi 5 cyangwa 6 mubyaranye hari na senyisa yaguhaye ashobora kuba yarazimuhaye nimba ibyo ni ibyabo kuko njye ntabyo nzi ni amakuru nyine mu bigaragara ni amakuru nyine uziranye n'uwo mugore ahubwo mukomeze imishinga yanyu ukomeze ubashakire umukomeze Elisa umushakire abagore kuko niwe ubasha kumugira inama njyewe ntabwo nkiri umugore wanjye ngiye gushaka umwana wanjye mukomeze umushake none nta bintu byinshi rwose bamubwiye rero njyewe nanjye mba nta kintu narenzaho uko biri kose ibizaba byose abadukurikiye ntabwo nzabatenguha buri munsi nzakurikirana amakuru y'aba ngaba nyabagezeho amakuru bazayamenya so Imana ikomeze kubarinda.